Mwiriwe neza bavandimwe, amahoro y'Imana abane namwe. Ibasuhuza nitwa Bizimungu Jean Claude. Nezerewe Imana umutima wanjye ko yandinze namwe ikabarinda, tukaba twongeye guhura mw'ubu buryo twese tugihumeka umwuka w'abazima. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Dusubije amaso inyuma n'intekerezo zacu, twakibuka ko cyangwa se hari ibyo twakongera kubona by'ahantu Imana yagiye iturindira, twibuka iby'Imana yagiye idutambutsa. Kuba ukiri ugihumeka umwuka w'abazima, ntukagira ngo n'imbaraga zawe cyangwa se ubwenge bwawe no kumenya kwirinda, oya, ahubwo ni imbabazi z'Imana n'urukundo rwayo idahwema kutugirira uko bwije n'uko bukeye. Niyo mpamvu nkubwira ngo unyemereye twavugira hamwe tuti izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Umwanya nk'uyu nguyu rero ndaje kugira ngo twongere tuganire ku rugendo rw'ubuzima bwo mu isi. Nifuje kugira icyo nakongera kuganiriza ho gato ku bana bato. Mwana muto, nyemerera umwanya nk'uyu nguyu twongere tugirane ikiganiro. Kuba nongeye kugaruka si uko ibyo nakubwiye ubushize haruguru hariya utabyumvise, warabyumvise, ahubwo nk'uko itungo rihora ryuza ibyo riba ryarisije, niko natwe abantu duhora twuza ibyo tuba twaragiye ducamo, ibyo twaragiye duhura nabyo. Burya abantu nabo bajya buza abandi kandi bigakunda. Nyemerera rero umwanya nk'uyu nanjye twongere tuganire, nkucire ku mayange y'ibyo duhura nabyo mw'uru rugendo rw'ubuzima rwa buri munsi. Hari bagenzi bawe rero bansabye ko nazongera nkagarura iki kiganiro maze nabo nkabaganirizaho. Bivuze ko hari abacikanwe. Iyi ikaba ariyo mpamvu itumye nongera kugaruka kugira ngo tuganire mwana muto. Nyemerera rero umwanya nk'uyu nguyu wigire hino, twicare iruhande rw'ameza amwe maze dusangire tuganira ku by'urugendo rw'ubuzima. Dusangire tuganira ku iki kiganiro tugiye kumvira hamwe. Babyeyi namwe bakuru bacu n'abashiki bacu, namwe ntimutwitaze, mutwemerere mutube hafi. Babyeyi, inama zanyu zirakenewe ndetse n'impuguro zanyu zirakenewe nk'uko musanzwe buri munsi mubidufashamo. Ntimutwizimizeho rero cyangwa se ngo mutwitaze, mutube hafi maze namwe mudukorere mu ngata. Mwana muto, ndagira ngo nkubwire ko imigisha ituruka ku Mana ni myinshi, ariko ndakubwira itatu muri yo nge nabonye. Umugisha wa mbere ni umugisha wo kugira agakiza, kwakira agakiza mu mutima wawe. Burya iyo ufite agakiza uba ufite amahoro. Mwana muto, kugira urugo rwiza, kugira umugore mwumvikana, kugira umugabo mwumvikana, uwo nawe ni umugisha mwiza, kugira urugo rwiza. Umugisha wa gatatu nabonye uhagarariye iyindi, kugira urubyaro, kubyara
abana nawo ni umugisha. Mwana muto, amafaranga ni meza ariko nta shoboye byose. Ufite amafaranga wagura ahantu heza ho kuba ndetse ukubaka n'izina, ariko ntabwo wagura icyubahiro cy'ababyeyi. Ufite amafaranga wagerageza ugahindura isura yawe ukayigira uko uyishaka, ndetse n'umusatsi wo ku mutwe ukawuhindura, ariko ntabwo wagura ubunyangamugayo. Amafaranga ntazaguteranye n'ababyeyi cyangwa se ngo yarutishe icyubahiro cy'ababyeyi, kandi ntuzahemuke kuberayo. Mu rugendo rw'ubuzima tubamo rwa buri munsi tugira inshuti nyinshi, gusa ndagira ngo nkubwire izo nabonye zihagarariye izindi ni eshatu. Inshuti ya mbere ni inshuti magara, inshuti ya kabiri ni inshuti maganya, inshuti ya gatatu ni inshuti zanaturye. Inshuti magara nuyibona uzayifata umwe kuyikomeze, itaguhindutse izaba ari inshuti nziza. Inshuti maganya n'inshuti zanaturye, abo nta keza kabo, nabo guhora bagusubiza inyuma mu ntambwe y'ubuzima, aho kugira ngo ujye imbere ukataze ahubwo ukagaruka inyuma. Abo rero ubamenye, ugize umugisha ukabamenya mbere y'igihe, yaba ari amahirwe, wabatera umugongo. Dore uzakura maze wubaka urugo. Mwana muto, urugo ni umugisha. Nubona hari mugenzi wawe wananiwe n'urugo, ntuzamuseke, kuko nta muntu wubaka urugo adashaka kugira urugo rwiza. Mbere y'uko uzajya kumuseka uzabanza utekereze, kuko nta muhanga mu by'urugo. Uko rwiriwe siko rurara, uko ruraye siko rwirirwa. Mwana muto, umugore w'umupfapfa ntahazwa n'umugabo we, ntanyurwa n'ibyo umugabo wamuhaye ijana ku ijana, kandi yonsa umwana areba mu mihana. Naho umugabo gito, umutima we uhora imusozi, kandi urukundo rwe ruhora mu mihana. Ntacyo yakora kizima agikorera urugo rwe ngo abe yaruteza imbere. Igihe cyose umugabo nk'uwo gito, urugo rwe rukunze kuba rwubatse ku musenyi. Uzirinde kuba umugabo gito cyangwa kuba umugore w'umupfapfa. Burya umuntu, ndifuza kuba nakubwira umuntu ho gato. Umuntu ni ikiremwa cyaremwe n'Imana, cyambaye umubiri upfa kikagira roho idapfa. Umuntu agira ibintu bibiri bimwihishemwo, icyiza n'ikibi. Igihe uzabona umuntu akugiriye nabi, mwana muto, ntibizagutungure mu rugendo. Ikibi kimwihishemwo nicyo kiba kimuteye kuba yagukorera atyo. Igihe uzabona akugiriye neza, nabyo ntibizagutungure. Icyiza kiba kimurimo, imbaraga zacyo ziba zaganje imbaraga z'umwijima w'ikibi kimurimo. Mwana muto, ibi mbikubwiye kugira ngo umuntu ubane nawe umuzi, ugendere nawe umuzi, usangire nawe umuzi, kandi ukorane nawe umuzi. Umuntu ni mugari, kandi umuntu ni ijambo rikomeye. Akazi uzasaba gukora maze kakagutegeka kwambara impuzankano zako, ako kazi bibaye byiza, waba mbere yo kukajyamo, mbere yo kugakora, wabanza ukagatekerezaho amasaha 72 n'iminota 49, ukabona kuba wakifatira umwanzuro ukakajyamo.
kubera yuko aka kazi ni akazi gasaba urukundo no kwihangana no guca bugufi, kandi kagira isambu nini yo guhingwamo. Kugira ngo uzahinge iyo sambu yirangize ube wayisoza, mwana muto, ntabwo byoroshye. Umusore umuhana avayo ntumuhana ajyayo, ariko njye nyemerera ngo uhane utari wajyayo ngo ubone, kubw'urukundo ukunda mwana muto. Uzirinde kugendera mu kigare, abagushuka uzabamenye. Inshuti mbi zibaho. Hari igihe umuntu akuzira mu buzima akaza kwiyorobeka ngo ni inshuti, kandi nyamara nta bushuti bwe agufiteho imigambi itari myiza. Mwana muto, inshuti mbi uzayirebe uyimenye uyirinde, kuko burya inshuti mbi yakugeza kure cyane. Inshuti mbi yakubabaza mu buzima bwawe. Inshuti mbi utabaye maso ubuzima bwawe yabukwambura, kandi ubugingo bwawe yaburimbuza. Inshuti mbi ntabwo ari nziza, iyo nuyibona uzayitera umugongo. Abagushuka uzajya ubareba ubamenye. Ujye ukunda gusenga. Gusenga birafasha mu buzima. Gusenga Imana yakuremye, iyaremye isi n'ijuru, ikadendeza inyanja, igahanika ikirere, iyo Mana ni nyembaraga yumva abayo. Mwana muto, buri muntu ku iyi si agira igeno rye, kandi ntukifuze igeno ry'undi. Ujye ureba ibyawe, ntukite ku by'abandi. Nyemerera umwanya nk'uyu nguyu rero ncukiriza aha ngaha. Wakoze cyane, mwakoze cyane kudutega amatwi. Mwana muto, urukundo rw'Imana no kugirirwa neza nayo bibane nawe ibihe byose. Babyeyi namwe, Imana ibahe umugisha. Mwakoze cyane kuba mwatubaye hafi, kuba mwadukurikiye. Turabashimiye bavandimwe, mwatubaye hafi maze mukadutega yombi. Namwe reka nsabe ngo urukundo rw'Imana n'ineza yayo n'amahoro yayo bibane namwe ibihe byose. Mwana muto, nyemerera ncukiriza aha. Ubwiza bw'Imana buhorane namwe. Amen.